Kuri yambabaje cyane kubera ko nabonaga ari umwana ugifite ejo hazaza he. Umunsi umwe uwo mudamu arampamagara ati ndumva gushaka ko tuganira. Se mukobwa wanjye habaye iki rwose mami ndashaka ko tuganira mfite ikibazo gikomeye. Umugabo wanjye atangira kuza yatangiye kujya mu mico mibi, azatangira kunywa inzoga, kumbwira ko inzoga atari icyaha, ibyo nkabyihanganira, tangira kujya mu ngeso mbi, tangira kungereka abagore, tamubwira reka dusenge bizashira, nkamukomeza. Ariko buri ko bahinduraga abarozi narabimenyaga. Umugabo yari amaze kwangirika ni kubera ibigare bibi, ntabwo umugabo yigeze abyumva. Uyu munsi bakabyumvikanaho, ejo ntibakabyumvikanaho. Noneho kugeza igihe ho umwe muri bo atangira kubwira akadahembwa. Rimwe na rimwe rero umugabo amaze kubona kandi akazi arabwira ngo urabizi n'ibindi ndumva nshaka ko ngewe ntandukana nawe. Oya ntago nshoboye kubana nawe. Ari umugabo yari umudamu ukiri mutoya. Aravuga ati reka nsenge, urugo narubonye nasenze. N'ubundi umugabo namubonye nasenze, kurumva ko gitangiye gukara. Umugabo agatangira kujya arara iminsi 3 udatashye, yamuhamagara ngo urambaza iki. Arabaje ni Maria akabwira mugenzi waryo bagiye kwa pasiteri arabasezeranyije, babanye imyaka irenze 5, 6 n'imyaka 6. Muri iyo myaka 6 ubwo buzima bwose babyaranyemo abana 3. Uratumubwira ko imyaka 3 ubwo kudakwiranye n'umuntu ko kumva atari ikibazo. Biba ngombwa kubiyambaza abantu bari bazi ibibazo byabo, baraduhamagara tujyayo turabyumva. Ariko ubwo nkanjye wari ubizi nero nabaye nibashije ngo mbese biragenda bite. Nibaza byinshi. Gura abana muri izo ntambara muri ubwo buzima abo bamo. Hanyuma rero igihe kiza kugera umugore baramwerurira ko batamushaka. Niho gufata imiryango yombi mu mpande zombi barabahuza. Umugabo aravuga ati oya ntabwo mushaka. Ariwe yambitse impeta akamuhitamo mu bandi bose. Impamvu yavugaga ko atashaka umugore we w'isezerano yari iyihe? Yamubwiraga ko badakwiranye.